mwongeye kwirirwa inshuti bakunze ba Radio DC twinjiye mu isaha y'ikiganiro twiyahoze tubararikira ni ikiganiro twababwiye yuko turi buze kuganira tugahuza umuhinzi n'isoko ryizewe ariko by'umwihariko abahinzi b'ibishyimbo n'ibigori nk'uko rero nari ndimo mbibabwira akanya twinjiye mu isaha y'ikiganiro mwateguriwe na Farm to Market Alliance ibingibi muraza kumenya icyo ari cyo hanyuma mu bice bitandukanye by'igihugu tukaba tubahaye ikaze muri iki kiganiro dore ko nko mu ntara y'Iburasirazuba murimo mutwumvira kuri Radio Izuba nko mu karere ka Rwamagana Kayonza, Ngoma, Bugesera ndetse na Kirehe. Muratwumva kandi kuri Radio DC mu karere ka Nyagatare ndetse na Gatsibo. Mu ntara y'Amajyaruguru murimo muratwumvira mu turere muri mu turere twa Gakenke, Rulindo na Burera. Akakanya mukaba muri kutwumvira kuri Energy Radio mu ntara y'Amajyepfo mukatwumvira kuri Huguka Radio aho ngaho ni muri Kamonyi, Muhanga, Nyanza ndetse na Ruhango. Tutibagiwe abarimo batwumvira kuri Radio Salusi mu karere ka Huye, Nyanza, Nyaruguru, Nyamagabe ndetse na Gisagara. Muri studio ubu murimo mwumva ntabwo ndi jyenyine ahubwo ndi kumwe n'abatumirwa ariko nge nitwa Asumani Twahirwa. Mukanya ndakira abatumirwa batugezeho ikiganiro cyacu kuko nibo turi buze kubana muri iki kiganiro ariko mbere yuko wenda mbageraho nakunyuriramo muri make ko Farm to Market Alliance ari ikigo kiyobowe mu Rwanda n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa World Food Program nimba mbivuze neza ariko nanone kuri ubu imishinga y'iki kigo ikaba irimo inyuzwa mu muryango utari uwa leta uharanira iterambere Rwanda Development Organization cyangwa se RDO n'umuryango uteza imbere ibice by'icyaro Rwanda Rural Rehabilitation Initiative mu turere 18 muri 30 tugize u Rwanda. Farm to Market Alliance igamije kuzamura imikorere y'abahinzi n'aborozi bato mu rwego rwo guteza imbere umusaruro wabo kugira ngo babe bagira icyo ubamarira bihaze kandi banasagurire amasoko. Nkivuga ku masoko nakubwiye ko Farm to Market Alliance ikorana n'imiryango nka RDO na Rwanda Rural Rehabilitation Initiative ireri ikaba ari imiryango kugeza ubu irimo inafasha amakoperative abarirwa muri 207 abumbiye hamwe abahinzi babarirwa mu bihumbi 72 n'abahinzi 39 muri bo anga harimo abagore babarirwa muri mu bihumbi 35 na 570 aba rero bakaba bakora ubuhinzi bw'ibishyimbo n'ibigori mu bihembwe by'ihinga ubwo ni sezo A, sezo B ndetse na sezo C. Rero nkomeje mu kanya ndimo mvuga ku isoko ni irihe mu byukuri ni isoko rinini niko nabivuga kuko harimo inganda zitunganya ibiribwa by'umwihariko ibigori n'ibishyimbo ntizimbye mu magambo izo nganda ubu tuvugana turi kumwe muri studio nkuko natangiye ikiganiro mbibabwira ndetse ngiye no guhera kuri uru ruhande batangire batwibwira hano iruhande rwanjye. Murakoze nitwa Bernard Banamwana abanaje muri iki kiganiro mpagarariye uruganda rwa Africa Improved Food imenyereye ku izina rya IF tukaba dutunganya ifu ikoreshwa mu buryo bw'igikoma igamije kurwanya imirire bibi n'igwingira mu bana. Hirya yawe naho ndahabona undi mutumirwa nawe yatwibwira. Nitwize Beranje nkaba naje mpagarariye Farm to Market Alliance muri rusange cyane cyane mvugira ibigo bya WFP, PAM, Rwari ndetse na Radio. Beranjura dufasha wegere mikoro yawe. Hanyuma tugiye kuri mikoro ya gatatu naho turi kumwe n'umutumirwa. Murakoze cyane. Egeyo nitwa Moses Ndayisenga hano naje mpagarariye uruganda Minimex dutunganya ifu ya kawunga iribwa n'abantu ndetse n'uruganda rwa Prodev Rwanda rukora ibyo by'amatungo ruba hariya mu murenge wa Nsinda mu karere ka Rwamagana. Urakoze cyane kuri mikoro ya kane naho hari undi mutumirwa. Urakoze cyane nitwa Ngoga Olivier mpagarariye ikigo cya East Africa Exchange cyangwa se EAX cyangwa EAX tukaba turi isoko duhuza abagura n'abagurisha ibikomoka ku buhinzi. Murakoze cyane. Abo rero nibo batumirwa ku ruhande rw'abaguzi n'amasoko turi kumwe muri studio mu kanya tukaba turi buze kugirana ikiganiro muri kano kanya gusa
icyo nakubwira cyo nuko turi buze kubana n'abahinzi bakorana n'aya masoko. Intego y'iki kiganiro nk'uko nari nigeze kubikomozaho ikaba ari uguhuza abahinzi n'abagura umusaruro wabo urimo ibishyimbo ndetse n'ibigori. Ntabwo rero turi bunibagirwe kuba twabaha ijambo kuko twakira ibitekerezo byanyu ku mbuga nkoranyambaga zacu yaba Facebook yaba Instagram ndetse na Twitter ni Radio TV 10 Rwanda. Usibye aho muranatwoherereza ubutumwa bugufi murandika Radio 10 Radio 10 mu magambo afatanye Radio 10 hanyuma usigemo akanya wandika ubutumwa bwawe usigemo akanya nurangiza wohereze kuri 3010. Rero mwese aho muherereye mbahaye ikaze mu kiganiro mu kanya gato tugiye kwitsa ubundi tugaruke twandika n'ikiganiro cyacu. Reka tubanze duhere kuri Uwizeye Belanje. Tangira utunyiramo muri make imikorere ya Farm to Market Alliance kugira ngo twinjire mu gihembwe cy'ihinga B 2020 dusobanukiwe neza icyo Farm to Market Alliance ari cyo nubwo nigeze kubikomozaho. Urakoze mu by'ukuri ho bikomojeho ngira ngo nene icyo nongeraho nuko iri huriro mu by'ukuri niryo bafatanyabikorwa batandukanye hano turi kumwe n'abaguzi ariko burya harimo n'ibigo by'imari cyangwa se ibigo bitanga amafaranga harimo n'ibigo bitanga service. Mu by'ukuri ni ugushyira hamwe kugamije kugira ngo abahinzi babone service bakeneye bazamura umusaruro ube mwinshi mu bwiza ndetse ubashe no kugera ku isoko ariko ku buryo burambye. Kabone niyo mpamvu twifuza ko umuhinzi mu by'ukuri ahingira isoko akabona amafaranga akaniteza imbere. Iri huriro rimaze igihe kuko ryatangiye mu Rwanda mu 2015 ariko rikora no mu bindi bihugu muri Afurika bitandukanye. Ni ihuriro rimaze kugira navuga ku bikorwa bihambaye cyane. Nabwira ko nko muri sezi ishize ya twafashije abahinzi kugurisha ku masoko yizewe umusaruro uri hejuru ufite agaciro ka miliyari 3 y'amafaranga y'u Rwanda. Urumva amafaranga menshi cyane. Wabivuze dukora mu turere 18 mu gihugu turi mu majyepfo iburasirazuba ndetse n'amajyaruguru. Muri iki gihe kubera yuko murabizi turi mu bihe by'icyorezo cya COVID-19 aho rimwe na rimwe inama twakoraga cyangwa se amahugurwa twakoraga biba bidashoboka wenda ngo dufate abaguzi tubageze hafi n'abahinzi ariko ubu nabwo ni uburyo twahisemo kugira ngo noneho abaguzi dufite biteguye kugura umusaruro muri iki gihembwe cy'ihinga cya B. Twibutsa yuko twe dukora n'amakoperative nyine ahinga ibigori ndetse n'ibishyimbo babashe mu by'ukuri kumenya amakuru ajyanye n'abaguzi ndetse babashe no kuba baganira bityo banitegure kubatunganyiriza umusaruro mwiza kugira ngo nubwo turi mu bihe bya COVID-19 ariko habashe kuboneka umusaruro uva mu bahinzi ugera ku isoko. Belanje urakoze cyane wenda turanabigarukaho ariko ikindi kibazo mise nibaza murimo murakorera mu turere 18 mu turere 30 tugize u Rwanda. Ese kuki mwahisemo utu turere haba hari gahunda mufite yo kwagura mukaba mwakwira mu turere twose? Urakoze cyane ngira ngo uturere dukorera dutangira twatangiranye n'uturere ngira ngo twageraga hafi muri 6-7 tugenda tuzamura akeshi na keshi biterwa n'umusaruro uhari w'ibigori cyangwa se w'ibishyimbo. Buri gihe uko abahinzi bakenera kuba twabafasha turabafasha ni duhagarika rero yuko tuba twakorera n'ahandi naho tugenda twagura nko tugitangira ntago twari mu majyaruguru ubu turi mu majyaruguru ubu turashaka no kugera no mu bice by'amajyepfo y'uburengerazuba n'ikibazo. Ikindi kibazo ahangaha mise nibaza mukorana n'abahinzi bameze gute n'umuhinzi uwo ari we wese ashobora kuba yaza mugakorana? Navuga yuko abahinzi dukorana nabo n'abahinzi muri makoperative bibumbiye mu makoperative bakora mu makoperative bahinga ibigori cyangwa se ibishyimbo. Ita unatunyuriramo urugendo yaba hagati y'aba bantu bombi ubwo no kuvuga mwebwe ndetse n'umuhinzi urugendo kugira ngo abagane bigenda bite bica mu zenzira? Navuga ko no buryo navuga bugoye ariko butanagoye kubera ko icyambere tuba dushaka gufata abahinzi b'inyangamugayo cyangwa se amakoperative y'inyangamugayo kugira ngo tuyahuze n'abatanga izi service cyangwa n'abaguzi. Ikindi nabibutsa nuko mbere yuko batangira no gukorana cyane cyane n'abaguzi basinyana amasezerano na mbere yuko bahinga. Tuba dushaka amakoperative mu by'ukuri y'inyangamugayo ataragiye arangwaho imicungire
imirire mibi n'iki ayo rero niyo dushakisha mu turere dutandukanye byumvikana tugafatanya n'ubuzi bw'ibanze iyo tumaze kuyahitamo rero noneho yinjira mu ihuriro ubundi tukabahuza n'ibyo byiza byose basanga mu ihuriro. Hanyuma turi mu gihembwe cya B 2020 ese kuri ubu musaruro uzagemurwahe? Nibyo ngira ngo twanajemo ubundi farm to market alliance cyangwa se Fatima nk'uko abahinzi bakunda kuyita dukorana n'abaguzi banini bakomeye mu gihugu bagera n'ibigo bitandatu mu by'ukuri harimo Minimex, Sarura, XIF, RGCC na Gorilla Feeds. Abo rero iyo buri gihe umuguzi agaragaje ubushake bwo kugera ku isoko kugira ngo agure tuba tubizi icyo dukora no kumufata tukamuhuza n'abahinzi tukabaha amasezerano yabo baguzi bose maze umuhinzi agahitamo akurikije amasezerano abona amunogeye. Akabe nabyo abaguzi turi kumwe rero ubu ngubu n'abafite ubwo bushake bwo kuba bagura umusaruro muri iki gihembwe cy'ihinga wabo w'ibigori cyangwa se ubishyimbo. Murakoze cyane Moses. Mu by'ukuri mugura umusaruro umeze ute aha ndavuga mu buryo bwa quantity ingano yawo n'uburyo buri karite hanyuma uhita unatubwira uko uw'iki gihembwe uzagurwa. Murakoze cyane. Ni president navuze ko mpagarariye inganda ebyiri uruganda rwa Minimex rukora ifu iribwa n'abantu hanyuma n'urundi ruganda rubi rwamagana narwo no rwacu rukora animal feeds ibyo by'amatungo. Ariko kuko muri iki kiganiro turimo tuganira wenda ku bahinzi bahinga ibishyimbo n'ibigori reka duhite tujya muri Minimex wenda. Yes, twebwe ntago tugura ibishyimbo tugura ibigori. Warumbajije ngo turifuza kugura ingano ingana gute kuri no sezo. Twebwe buri kwezi tuba twifuza kugura nibura toni 3,000. Ubwo amezi ari imbere ahangaha iyi sezobe ubu iba yatangiye kwinjiramo muri uko kwezi kwa gatandatu usanga kugeza nko mu kwezi kwa 8 kwa 9 seze birangiye ibigori birangiye. Urumva na amezi 3 tubatagatinga kugura nibura toni 9,000 z'ibigori byo mu Rwanda. Aho ngaho ni ku ruganda rukora ibyo kurya by'abantu. Hanyuma urukora animal feed ibyo by'amatungo turifuza kugura nibura toni 4,500 toni 500 buri kwezi. Ushyize hamwe urumva ni toni 13,500 kuri no sezo. Warumbajije ikindi kibazo ngo tugura ibigori bimeze bite. Ubwo ni karite. Ntabwo abantu badukurikiye babyumve neza. Ntabwo ibigori byose buri muntu wese afite ugiye kubipima usanga byujuje ubuziranenge buribwa n'abantu. Ari nayo mpamvu nahise mvuga ntimugura ibimeze bite. Yego. Tugura ibigori by'ubwoko bubiri ushobora kubiduha bitumye neza ubwo no kuvuga ubwume bwose ubwume buri hejuru ya 13 n'igice cyangwa se ukabiduha byumye ubwo no kuvuga ngo ubwume buri munsi ya 13 n'igice kwijana. Ibyo bigori byo muri zo kategori zombi turabigura tukabigura ku biciro bitandukanye bitewe n'ahantu isoko rizamuka tuzamukana naryo ni business nkuko bisanzwe ryanamanuka tukamanukana naryo. N'abandi baza kuza gufasha abatwumva kugira ngo babyumve neza. Ntabwo tugira igiciro gifungiye ahantu hamwe ngo cy'amezi 3 oya kubera yuko hari ibintu byinshi bishobora gutuma isoko rihinduka. Isoko u Rwanda ntabwo rucuruza nk'igihugu kikirwa cyangwa se kiri cyonyine. Tugendera kuri ingano demand and supply ingano y'ibihari ku isoko n'ibikenewe mu karere ndetse no ku biciro bigenda bizamuka tuzamukana nabyo nk'uko isoko rimeze byamanuka tukamanukana nabyo. Reka mitenerekeza kwa Bernard hari amakuru avuga ko mu mwaka wa 2018 uruganda Africa Improved Food rwari rufite abahinzi basaga 24,000 rwaguriraga umusaruro. Ubu nkeka ko banamaze kwiyongera muri iki gihembwe cyo mwaba muzapima mutu umusaruro kugira ngo twizere ko ibintu bizaba biciye mu mucyo. Murakoze cyane nk'uko nabivuze ndi mu kiganiro mpagarariye IF. Muri IF uko tugura ibigori uko mugenzi wanjye wa Minimex yabivuze ntabwo dupfa kutoragura ibigori byose tubonye mu baturage
tugura ibigori byujuje ubuziranenge. Ibipimo by'ubuziranenge tuba twaragiye tubibahuguriramo dufatanyije yaba leta ndetse n'abafatanyabikorwa nka Rwari, RDO na PAM, kugira ngo abaturage basobanukirwe neza ibipimo by'ubuziranenge bikenewe ni ibihe. Icyo dukora rero iyo season igeze, tuba dufite abakozi bari mu makoperative hirya no hino mu turere, ku buryo abo bakozi n'abantu baba barabyize mu mashuri yabo muri kaminuza, ariko twongera tukanahugura mu buryo bwo kubipima, tukabaha n'ibikoresho kugira ngo babipimire ku muturage hahandi abifite, aho yabisaruriye, aho bakunze kwita muri ku masite. Icyo gihe icyo bimufasha ni uko umuturage bimurinda yuko ibigori bye niba abipakiye akabyara twaza kubyanga byageze ku ruganda bikaba byamuteza igihombo. Urebye rero buri saison B warumbajije ni ntoya ubusanzwe ugereranyije na saison A, ko ngira ngo A wenda bagenzi banjye baza kumfasha n'abandi batwumva ifata hejuru ya 70 y'ibigori biba biri mu Rwanda, ku buryo B iza ari ntoya nanone, ariko ikaba nziza kubera yuko kubijyanye n'ubuziranenge, kuko ibigori byera bigasarurwa ari mu gihe cy'izuba, bitandukanye na saison A aho byera ari mu gihe cy'imvura, bikaba byagira habaho ibyago byinshi by'uko byangirika. Muri saison B rero kugeza ubu ngubu amakoperative twari tumaze gukorana amasezerano nk'uko Beranje yabisobanuye ko habaho amasezerano na mbere y'uko bahinga. Turabona ko dushobora kuzabona toni zigeze hafi ku 4,000 dukurikije amasezerano twakoranye n'amakoperative hirya no hino, cyane cyane mu burasirazuba no mu majyepfo. Ndetse ubu ejo turanatangira kugura ahambere, aho tugiye gutangirira mu murenge wa Nasho muri koperative yitwa Nasho Irrigation Cooperative. Duteganya kuzakora toni ziri hagati y'1,500 n'2,000. Tukazakomerezaho tujya n'ahandi za Nyagatare, Gatsibo, Ngoma, tumaruka tujya no mu majyepfo. Mu busanzwe dukenera ibigori biri hagati ya toni 28 n'ibihumbi 30 buri mwaka, bivuze yuko ukoze moyenne bigenda bikajya hafi ku 2,500 buri kwezi. Birumvikana hari ubwo tubibona hano mu mezi ya saison cyangwa ya season, ariko iyo season yarangiye biba ngombwa ko tujya kugura no hanze, dufatanyije n'abacuruzi basanzwe bari muri iyo business y'imyaka, ndetse rimwe na rimwe natwe twajya kwigurira kugira ngo turinde uruganda yuko bagira. Igituma tubikora gutyo, ibiribwa dukora ni ibiribwa bigamije kurwanya imirire mibi cyane cyane mu bana. Abatwumva benshi bamenyereye ifu yitwa shisha kibondo, dukorera leta y'u Rwanda ikayitanga ku baturage batishoboye mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, abana guhera ku mezi 6 kugera ku mezi 28, ndetse n'ababyeyi abatwite n'abonsa uhereye igihe umubyeyi yamenyeye ko yasamye. Mpereye kuri iyo fu yonyine bigaragaza yuko tutagomba kujenjeka ku kijyanye n'ubuziranenge, ko niba dushaka kurwanya imirire mibi mu bana ntitugomba no kubaha ibitujuje ubuziranenge. Niyo mpamvu duhitamo no gushyiraho abakozi bajya gufasha abaturage kumva uko bagomba gutunganya umusaruro wabo, ndetse bakanawubapimira mbere y'uko tuwishyura. Murakoze cyane. Olivier, reka nawe tukwerekezeho muri AIF cyangwa se Africa Improved Food, nibyo ni muri East Africa Exchange nimba ntibeshye. Hanyuma banza dusobanurira uruhare rwa East African Exchange ku isoko ry'umusaruro w'umuhinzi. Murakoze cyane. Ikigo cya East Africa Exchange ni isoko naryo ubwaryo. Icyo mvuga isoko ni ukuvuga ko gihuza abagura n'abagurisha. Kubera ko rero iyi business y'ubuhinzi cyangwa se iki gikorwa cy'ubuhinzi kigenda kiba mu masezo, hari igihe dusanga cyangwa se twisanga nko mu gihe cy'umusaruro, umusaruro wabaye mwinshi wabuze isoko, noneho uko umwaka ugenda ugana mu mpera zawo ukazasanga hari abantu batandukanye, yaba ari abakora ibiryo cyangwa se abari muri business z'imyaka, ugasanga bo bafite ikibazo cy'uko ntayo bari kubona ku isoko. Rero aho ngaho niho tuziramo. Dufite warehouse cyangwa se ubuhunikiro bwa kijyambere bugera kuri 6 hirya no hino mu gihugu. Ubwo buhunikiro bwujuje ibyangombwa mpuzamahanga mu kwakira no guhunika imyaka. Dufite ibyuma byumisha bitunganya iyo myaka, reka nayo nyivuge cyane cyane ni ibigori n'ibishyimbo, ariko hari n'indi myaka kuko wenda ikiganiro kiri kuvuga cyane kuri ibyo, reka ngume kuri ibyo. Tukabyumisha, tukabitunganya, hanyuma tukabihunika. Iyo tubihunitse gutyo rero bizafasha muri cya gihe
ibintu bizaba bitangiye kuba bikeya ku isoko, noneho tukaba twabasha kubigeza kuba bikeneye muri icyo gihe. Kandi nanone mu gihe cy'isarura twabaye isoko ryiza ku makoperative kuko niyo dukorana nayo, ariko n'abikorera ku giti cyabo nabo dukorana nabo nta kibazo, ku buryo tubabera isoko ryiza. Noneho ikintu twaje kubona kuva iyi myaka mike ishize aho dutangiye kugira gahunda no kwiorganiza neza, nuko twaje gusanga abahinzi baratuje, reka mbyite gutyo, kuko hari mu myaka yashize barahingaga mu by'ukuri batazi ko bazabona isoko, ariko ubu ngubu muri iri huriro duhuriyemo dufite uburyo twishyira hamwe tukiorganiza ku buryo bahinga bafite umutekano w'isoko mu gihe bazasarura. Mu magambo makeya nuko nguko dukora, tubasha rero kugeza abakeneye ibintu bitandukanye biva ku buhinzi, ndetse nk'uko mugenzi wanjye Bernard yarabivuze, niyo bibaye ngombwa bitari kuboneka ku isoko rya hano mu Rwanda tubasha kujya hanze tukabibazanira. Ariko ubundi hari ikintu wari ukomeje uvuga uti hari igihe tujya tugira ibibazo wenda ugasanga nk'ibihingwa byabaye bikeya ubundi byabaye byinshi. Usibye iki ngiki n'ibindi bihe bibazo mukunze guhura nabyo muri uru rugendo? Hari ibibazo wenda nka bikeya navugaho. Nk'ikibazo cya mbere wenda navuga kinatugora cyane muri iri soko ni ikibazo kijyanye n'ubuziranenge. Usanga nubwo wenda turebye uko imyaka yagiye yigira imbere tubona ko bigenda bitera intambwe nziza, ariko ikiriho nuko ubucuruzi bijyanye n'imyaka ahanini ni ubucuruzi sinzi iryo jambo ko narikoresha mu Kinyarwanda, ariko buri informel cyangwa informal, aho abantu baza mbese bagakora uko bishakiye cyangwa uko babyumva. Ariko tugashimira leta yuko imaze kudufasha ku bijyanye no gushyira gahunda muri iryo soko, ariko nk'ikintu kijyanye n'ubuziranenge ni yaba hano mu gihugu ndetse n'ibikomoka ku buhinzi byambukiranya imipaka, usanga ikibazo cy'ubuziranenge ari ikintu kigenda kitugonga rimwe na rimwe, kuko nk'ubu ngubu hari nk'ibintu twakira aho dukorera, rimwe na rimwe twasanga bidafite ubuziranenge ntitubyakire, ariko ugasanga n'ubundi byageze ku isoko. So icyo ni kimwe. Ikindi ni ubushobozi cyangwa se kapasite yo nk'urugero nko mu gihe cy'isarura tuba dukeneye kwakira iyo myaka tukayumisha tukayitunganya. Ibyo rero bisaba ubushobozi mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'ibyuma, izo mashini dukoresha, ku buryo usanga hari ibintu runaka tugomba cyangwa dushobora gukora ku munsi. Niba wenda dukora nka toni nka 200 ku munsi, ariko twakira toni 400 cyangwa zirenzeho, usanga nanone rimwe na rimwe bijya bitubera ikibazo. Mwene mu magambo make reka mivuze ibyo ngibyo kugira ngo ntiharire ijambo. Urakoze cyane Bernard. Nk'iyo mukoranye n'abahinzi runaka cyangwa na koperative runaka bakabaha nk'ibicuruzwa, hanyuma mukazasanga ntabwo ari byiza, wenda iryo kosa rikagaragara ko ryabayeho, mubyitwaramo mute? Ngira ngo ubu tuvuganira n'umwaka wa 4 turi muri aka kazi ko kujya kugura ibigori ku baturage. Dutangira bo ubwabo barabizanaga bakabizana ku ruganda kimwe n'abacuruzi banyuranye bari hirya no hino mu cyaro. Icyaje kubaho rero nuko twaje gusanga batari bafite ubumenyi buhagije ku bijyanye no gufata neza umusaruro no kuwuha ubuziranenge. Aho rero niho haje kuva igitekerezo cyavuyemo icyemezo cy'uko twebwe dushaka abakozi ahubwo basanga abaturage hari iwabo ku mirima no ku masite basaruriraho. Babizi babyize muri kaminuza, twahuguye mu buryo bwo gupima tukabaha n'ibikoresho. Ibyo rero bituma ahubwo icyo kibazo warubarije kitabaho, kuko icyo dukora ntitubipimira ku ruganda kuko umuhinzi yabizanye cyangwa koperative runaka yabizanye, tubipimira hari iwabo kuri site aho babisaruriye, ku buryo ari ukubyemera no kubyanga tubikorera iwabo. Ibyo rero icyo bifasha navuga yuko habamo no kongerera abahinzi ubumenyi, kuko niba tuje kwa runaka umuhinzi witwa A, ibyo tukabitwara uwitwa B ntitubitware kandi baturanye, wa undi B turanamusobanurira, bita tumusobanurira ngo impamvu ibyo tutabitwaye ni bigatuma abona yuko ibyo yakoze binyuranye n'ibyo A yakoze, kubera ko A yanabonye amafaranga meza kuruta B. Icyo B arwanisha ku butaha byo gukora byiza kugira ngo azabone amafaranga meza, kuko nk'abaguzi banini Beranje yababwiye turi muri ruhuriro, sinatinya kuvuga ko twe dutanga amafaranga meza, abo baguzi 5 turi kumwe. Iryo huriro turimo nitwe twishyura neza, kandi n'uburyo twishyura bikaba ari ibintu biri mu murongo, bikava muri ya informel cyangwa informal Olivier yavugaga mu kanya,
bikajya mu murongo uboneye, haba hari amasezerano yakozwe. Abari mu ihuriro banatuyobora muri iryo huriro RDO na Rwari ndetse n'ubuyobozi na Minagri bakaba bakurikirana ibyo turo dukora. Ibyo rero akamaro karimo birazamura imyumvire y'abaturage yo gutunganya umusaruro kugira ngo n'ibyo tutaguze nabo ubwabo bazarya mu rugo bazarya ibizima. Erega atari ibizima ntitwazabona uwo nguwo uhinga kugira natwe tuzobona ibyo inganda zikora. Urebye umurongo bigenderaho n'uwo nguwo. Bituma rero icyo waruvuze kitabaho cyo kuvuga ngo barabizanye, ndavuga ku ruhande rwacu nka IF barabizanye turabyanze, ntibibaho ko tubikorera iwabo kandi ntibatugemurira uko tujya kubyizanira n'imodoka zacu. Urakoze cyane. Belange uranyemerera nkoreshe ijambo Fatima? Egera mikoro neza. Hanyuma mise nibaza ikibazo uhagarariye Fatima, uhagarariye Rwari ndetse na RDO, ariko noneho uri kumva ko mise nibaza usibye kuba wenda umuhinzi mwamushakira isoko cyangwa se mukaba mwamuhuza n'isoko, ikindi kintu mwaba mukorera abahinzi ni ikihe kirimo wenda nko kubahugura mu bijyanye n'imikorere yabo ubuhinzi kugira ngo umusaruro wabo uzabagendekere neza uko bikwiriye, kuko bashobora kuzahura na cya kibazo n'ubundi cy'uko imyaka yabo izabapfiruza. Murakoze cyane. Ngira ngo nk'uko Bernard abivuze, uretse bo bagira nabo abafasha abahinzi mu gihe bashaka kugira umusaruro, twe tubagira noneho dutegura no guhinga. Nuvuga ngo tugira abakozi abagoronome babyigiye babana n'amakoperative umunsi ku munsi, babafasha gutegura sezo, gutegura igihembwe cy'ubuhinzi, bakabafasha bakabahugura mu byerekeranye no guhinga neza bakoresha inyongeramusaruro ziboneye. Bivuga ngo hari amahugurwa ajya agenerwa bari abahinzi binyuze mu makoperative. Ndetse niyo bagiye kweza nabwo tubategura andi mahugurwa agamije gufata neza umusaruro no kuwugeza ku isoko. Ku buryo tugitangira wasangaga hari umusaruro mu by'ukuri abaguzi batemeraga, ariko biragenda bihinduka, usanga umusaruro muke cyane ari wo mu by'ukuri utakwemerwa ku isoko, umwishi hafi 100% aragenda wemerwa ku isoko kubera ubwo bufasha tubagenera. Urakoze cyane, murakoze mwese. Hanyuma ndakwibutsa ko tukiri mu mwanya w'ikiganiro cya Farm to Market Alliance, aho turimo turebera hamwe amakuru ajyanye n'isoko ry'igihembwe B 2020 ku bahinzi bato b'ibigori n'ibishyimbo bibumbiye mu makoperative. Tugiye kwitsa gato tubanze tujye kuri tere twumve uko iki gihembwe cya B cyagendekeye abahinzi. Muri make baraduha ishusho y'uko iki gihembwe gihagaze, banatubwira impinduka babona mu mikoranire ya Farm to Farm to Market Alliance. Baganiriro na Olivier Tuyisenge. Reka tubaha akanya babanze babitubwire, turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro cyacu. Twari twahinze ibishyimbo byitwa korota na shyushyu, ariko muri ibyo bishyimbo twagize imbogamizi y'imvura nyinshi. Ikinga kirangiye muri sezo twahinze ibigori muri sezo A, ariko kubera imbuto twahawe twabonye twabikagurode ntabwo wabaye nziza, ntabwo twejeje umusaruro ushimishije nk'uko twezaga. Nk'ubu ngubu ibishyimbo twari twahinze twumvaga tuzabona nka toni 20 ndetse twaratangiye gushaka amasoko, ariko twagiye tugira imbogamizi, ibishyimbo imvura igwa ari nyinshi birarengerwa. Ngira ngo nka biriya wabibonye ura nta musaruro urimo, urabona ko bisa naho bitarimo. Nukubera iki? Imvura yaraje ibirengaho. Iyo mbogamizi yarahabaye yuko twagize ikibazo cy'uko ibishyimbo ntabwo twabibona. Ikintu twishimiye cy'umusaruro ni ibigori, ariko ibishyimbo ntabwo umusaruro wawo wagenze neza kubera imvura. Noneho ngeraniriza umusaruro ukora mu buhinzi ukora ubu n'ubwo wakoraga mbere yo gutangira gukorana n'imishinga. Mbere tutatangira gukorana twahingaga nyine uko bisanzwe, ugafata ibishyimbo ukavanga n'ibigori, ugasanga ari ibishyimbo ari n'ibigori byose ntabwo byeze, bikera nabi nyine. Ugasanga ahantu bagomba gukura nk'imifuka 5 bakuye ibiro 50 by'ibishyimbo, ariko aho ku ibiro 50 by'ibishyimbo twigiye gufata neza no guhinga, usiga bakora nk'ibiro nka 400 by'ibigori, havaga ikiro se cy'ibishyimbo harava nk'ibiro 400 by'ibigori cyangwa 500. Ubu urumva aho twakoraniye n'aba ngaba badufasha mu nyigisho zo guhinga neza, nubwo twatangiye kunguka. Mu gihe nahingaga hegitari imwe nkabonamo toni 2, nabwo nongera no guhinga ntizongere kuboneka, ahubwo zikagenda zirushaho gusubira hasi. Ariko noneho ubwo
twamaze kubona amahugurwa, tumaze kubona amahugurwa rwari yaratwegereye duha amahugurwa, twigisha uburyo bwo guhinga dukoresha ifumbire mvaruganda, ifumbire y'imborera ku ngero, ku bipimo bitegetswe. Icyo gihe nibwo ubu turi kwishimira umusaruro turi kubona. Nk'ubu kuri hegitari nakubwiye ko turi gusarura toni 7. Urumva ko uvuye kuri 2 ukagera kuri 7, ngira ngo wabyishimira. Batwereka guhinga neza. Imbogamizi rero zakabayeho neza amasoko, ariko tuba dufite isoko kuko tuba mu iryo huriro. Amasoko badushakira amasoko ku by'umuhinzi byeje byose abona isoko ryiza kandi haba igiciro cyiza. Ese inyungu maze kubikoramo ni iyihe? Njye nahinze neza, mbasha kubona umusaruro mwinshi, mbangura ku giciro cyiza, mbona ko nungutse cyane kurenza ko najyaga mpinga. Ubwo urumva niba nahingaga mbere nkasarura kilo 50, nta kintu cyabaga kindi cyabyara sibyo kurya gusa. Ariko ubu ndasarura ibiro 600, ibiro 800 muri wa murimo nasanuragamo ibishyimbo bikeya. Ubwo ndakuraho ibyo kurya, nguremo n'ibindi bikenewe bindi, sagure ku buryo nakoramo n'umushinga. Nk'ubu nabashuguramo n'itungo ry'ingurube. Maze kugira ingurube uko ngiye neza, uko ngiye ngurisha ku giciro cyiza, hanyuma hajya gute nkagura ibindi tungo mu mafaranga asakuka ku byo nateganya gukora. N'ubu urabona nambaye umupira wabo. Ikindi cya kabiri inyungu twagize zikomeye nizuko twahingaga nabivuzemo mbere, tudahinga kuri gahunda, ariko ubu duhinga kuri gahunda, tubona mituweli tukabibonera igihe, twakuyemo ubworozi. Inyungu ya mbere rwari yaduhaye amahugurwa, iyo ni inyungu ya mbere. Iya kabiri yaduhuje n'amasoko. Urumva ni ibintu byatubereye bizima. Ubu hari n'uburyo bari bagiye batwigisha uburyo bwo guhunika imyaka no kudushakira n'ibigega mu gihe twahingaga ibigori ntitugire aho tubihunika, ariko ubu ababashije kubyitabira ubu baragiye bahabona ibigega birahari byo kuba umuntu yahunikamo bikamaramo n'igihe kirekire. Ibyo byose ni inyungu za rwari. Noneho se n'icyo usaba kugira ngo ubuhinzi bwawe bukomeze gutera imbere? Icyo nasaba iyi mishinga dukorana nayo ni uburyo bwo gukomeza kutuba hafi, ikadufasha, igakomeza kudushakira amasoko, igakomeza kutugira n'inama, kuko hari byinshi butukiri kubura. Urabona ko twaburaga n'ubwanikira, ariko barimo barabutwongerera hirya no hino. Ibyo bizadufasha gutunganya imisaruro. N'ubundi nibakomeze batube hafi, badukomeze kwereka amasoko ari hejuru afite ibiciro byiza, noneho ibyo bizarushaho kuba byiza. Kuko hari ibyo bamaze gukora, navuga ngo ntibazakomeza kubikora kandi barabikoze, kuko niba wigishije umuntu nawe agafata cyane cyane nko guhinga, ubwo hari ibindi rero bazakomeza kuturushaho kutwungura tudafite. Abo rero bari abahinzi bo mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Reka n'ubundi tugaruke hano, mwumvise ibibazo bafite, birimo ikibazo bavuga bati badushakire amasoko, kuko nubwo duhinga ariko umusaruro ukaba wanaboneka, baba batugiriye neza bakaduhugura bakagira gute, ariko noneho amasoko aracyari make. Belange, iki kintu urakivugaho iki? Wenda akana banza wenda umuhinzi yavugaga cyane rwari kubera ko nkeka ko umunyamakuru yasuye muri zone rwari dukoreramo, ariko nkuko nababwiye dufite na radio nuvango nayo mu gice cyayo ibyo rwari bikora nabo baba babikora. Kucyo navuga kucyo nkeka ko kugeza ubu ngubu navuga ko nta kibazo cy'isoko navuga gihari. Wenda ikibazo cyaba gihari cyaba ikisoko wenda ritabona umusaruro ryifuza, ariko kuba umuhinzi dukorana nawe yabura isoko, ibyo byo navuga ko rwose ntago bikiri ikibazo mu by'ukuri. Murakoze cyane. Kubera yuko nkuko nababwiye na mbere yuko bahinga, ntago isoko turi bashakira kuko bejeje, turi bashakira na mbere yuko bahinga. Nuvuga ngo umuhinzi ahinga ziko afite ahazagurisha. Ahingazi ko afite aho azagurisha. Ariko noneho n'ubundi ikibazo cyanjye mbaye nk'udashize inyota, kuko abahinzi dufite muri uru Rwanda, iyo ndebye giye ubwanjye umubare dufite w'abahinzi muri uru Rwanda, ntitaye ku makoperative kuko yo ntabwo nzi ngo ntangahe, ariko usanga ari wo munini cyane ugereranyije n'ibindi bikorwa bitunga abanyarwanda. Bivuga ngo baracyari benshi. Ese koko mubona amasoko ahagije? Belange yanshubije, ariko noneho reka nerekeze no kuri Olivier ambwire, mubona amasoko ahagije?
amasoko mbona ahagije, mbona ahubwo icyo dukwiye gushyiramo imbaraga cyane ari gushyiramo organisation cyangwa se kwishyira hamwe tugakorana neza twese. Nibwira ko n'iri huriro ryaradufashije cyane kuri icyo kintu, ku buryo hari ahantu hamwe na hamwe wenda mu myaka yashize wasangaga wenda nk'ibigo cyangwa se abaguzi babiri bisanze wenda muri koperative imwe cyangwa se zitandukanye gutyo, ariko ikintu byadufashije nuko ubu ngubu turicara hamwe tukavugana tuti wenda akarere akangaha nasho Africa Improved Foods bajyeyo, hanyuma wenda Minimex nayo ijye Gatsibo gutyo mbese tukagenda twumvikana uburyo tubasha kugera ku bahinzi bari hirya no hino. Ariko mu by'ukuri icyo navuga ko isoko ritanga umusaruro wujuje ubuziranenge bw'ibyo dukenera twese uko twicaye hano. Nibwira rwose ko icyo cyo cyarakemutse pe, ahubwo kijya kibaho ni isoko ry'abakora ibitujuje ubuziranenge, rimwe na rimwe usanga wenda babuze aho babigurisha, ariko ubundi nibwira ko isoko rihari. Moses baragira bati isoko rirahari, ariko noneho ikindi kibazo umuntu yakwibaza, ese mwe umusaruro mukenera niwo mubona urahari koko ku ruhande rw'abahinzi cyangwa se uracyari muke? Murakoze, nk'uko nari nabivuze mbere, na Bernard igeze kubikomozaho kare, turacyafite kesi zo kuzana ibigori mu gihugu. Ubwo nafashe urugero rw'igihingwa kimwe cy'ibigori. Kuba tukizana ibigori mu gihugu ni icyerekana yuko abaguzi bahari, ahubwo ingano idahagije. Icya kabiri, twabivuzeho kare ko ntabwo tupfa kugura ibigori tubonye ibyo ari byo byose. Aho uzasanga rero no mu badukurikiye ushobora gusanga hari ufite ibigori ariko ugasanga ntabwo twabasha kubigura. Inama twabagira ni nk'inama donc twageza ku badukurikiye, abantu bibumbire mu makoperative, ni nabwo n'ugiye kubagurira abasanga bari hamwe, n'ugiye kubigisha ibijyanye n'ubuziranenge abasanga bari hamwe, ibintu nk'ibyo. Ndaho abaguzi bo barahari pe, baracyanaza kuko investment mu Rwanda iracyakorwa, abaguzi baracyaza, abashoramari baracyaza. Urakoze cyane, reka twakire ibitekerezo by'abahinzi n'ubundi bibumbiye mu makoperative. Twerekeze mu ntara y'Uburasirazuba n'ubundi kuri radio Izuba. Uratwibwira hanyuma uhita unatanga igitekerezo cyawe. Hello. Muratwumva neza? Turongera tumugerageze mu kanya, gusa nibiramuka bikunze n'ubundi turamwakira ku murongo wa telefone kugira ngo abe yaduha ibitekerezo. Ariko turakomeza n'ikiganiro cyacu. Ikiganiro nari ndimo mbabwira yuko n'ubundi tukiganira, twahuje abahinzi ndetse n'isoko cyangwa se abaguzi, ariko turimo turibanda ku myaka y'ibigori n'ibishyimbo. Umuntu ku murongo wa telefone turamutse tumufite twamwakira. Uratwumva neza? Mwiriweho? Muratwumva neza? Turi kubumva. Twibwire rero unatubwire igitekerezo cyawe wihuse. Nitwa Florence, Kirehe, mpagarariye koperative ya Kopaga. Igitekerezo cyawe ni ikihe? Igitekerezo cyanjye ni uko dukorana na Fatima, ariko twebwe duhagarariwe na RDO, iyo kuduha amahugurwa kugira ngo tubashe gufata neza umusaruro. Rwose ubu turi kugerageza, uretse ko abaturage hasi ntabwo babyumvira rimwe, ababasha kubyumva bakabasha gufata neza umusaruro ugera ku isoko nta kibazo. Hanyuma haba hari icyo wifuza ko wabaza abatumirwa bacu kugira ngo imikoranire yanyu nabo irusheho kugenda neza? Icyo twakwifuza ni uko twakongera tukajya duhabwa amahugurwa kugira ngo natwe dukomeze dufashe abaturage bo hasi kugira ngo babashe gukomeza kongera ubwiza bw'umusaruro. Reka tugushimire cyane, urakoze. Ubwo bari bugusubize mu kanya. Urakoze cyane. Hari n'undi uri ku murongo wa telefone nawe turamwakira. Wiriweho neza?
Mwiriwe. Ita utangira utwibwira unatubwira igitekerezo cyawe. Nitwa Mwesa Nkaya Vincent. Aturutse muri koperative Kudingi. Igitekerezo cyanjye nuko ndabanza gushimira abo mugabo. Kuko badukoreye ibintu bikomeye kera tutarahabwa amahugurwa. Ntabwo umusaruro wacu watungumvaga neza nk'uko byari bikwiriye. Aho tugereye kubona amahugurwa ubu kuri hegitari ubu tugeze kuri toni 6 z'ibigori. Urumva ko ari ikintu gishimishije cyane. Ikindi kuko baduha abagoronome batwitaho umunsi urakoze cyane nimba nta kibazo wifuza wenda kuba wababaza twarika noneho bakadusubiza. Icyo nifuza kubaza ndabaza abangaba bagendanye n'amasoko. Amasoko baba bakwiye kutwoherereza abakozi. Uyu mwaka twagize ikibazo kuko baza gupakira ariko nta bakozi bongeze, ariko ahanini twavuye ko ari imbogamizi twahuye nayo y'indwara, ariko ubundi bajya batwohereza abakozi imbere baze basuzume kugira ngo umusaruro ugende utunganye neza. Urakoze cyane ngira ngo bakumvise baraza kugusubiza. Arakoze cyane turakira n'ibindi bitekereza ariko hariho umuntu ku murongo wa telefone n'ubundi turamwakira. Reka twerekeze mu ntara y'Amajyepfo. Muratwumva neza? Rukundo wiriweho? Ego niriweho neza hano muri studio ya Radio Salus Butare ndi kumwe n'abahinzi ndetse n'umuyobozi wa Rwari mu karere ka Nyaruguru yitwa Prosper. Murakoze cyane. Nitwa Prosper mu Rwanashyaka, ndi umugoronome wa Rwari mu by'umwihariko mu karere ka Nyaruguru. Urakoze cyane. Niki waba wifuza gutanga nk'igitekerezo cyangwa se inyunganiro muri iki kiganiro? Murakoze cyane. Inyungazi nzatanga ni ku bijyanye n'umuhinzi wavuze ko nta masoko ahari. Mu by'ukuri amasoko arahagije. Ahubwo abatakunda kubona amasoko niba abandi batafashe neza umusaruro bitewe wenda n'uburyo bari ari abahinzi ku giti cyabo batewumbiye mu makoperative. Abari mu makoperative amasoko barayabona rwose. Murakoze cyane. Urakoze uragushimiye. Rukundo ku rundi ruhande turi kumwe n'umuyobozi wa koperative Jyambere mu karere ka Nyaruguru, nawe hari ibyifuzo n'ibibazo n'ibitekerezo ashaka kugeza ku bateza amatwi aya maradiyo yose twahuje imirongo. Muhereza umurongo. Murakoze, nitwa Bizimana Jean Claude, nkaba nkuriye koperative Jyambere muhinzi Kibeho. Duhinga ibigori n'ibishyimbo tukanabitunganya. Ibyifuzo mfite nko kuri koperative Jyambere muhinzi cyangwa se ku muhinzi ukorera mu karere ka Nyaruguru, kimwe cyo gisa n'ikibazo, aho usanga ibishoro byo mu karere dutuyemo bisa n'ibiri mu gihugu hose, kandi wareba ibishoro dushoramo ugasanga biratandukanye kuko bitewe n'imiterere y'akarere dutuyemo. Dufite akarere gafite ubusharire bw'ubutaka, dukoresha ishwagara, tugakoresha imborera yisumbuye kuzo abandi bakoresha. Nifuzaga ko bibaye ngombwa nka Minicom yadufasha hajya habaho kugena ibiciro nk'uko bisanzwe babikora, bakadufasha kuzamuraho bongeyeho igishoro twongeraho ku bandi bahinzi mu gihugu. Urakoze cyane. Reka Asmani hari undi turi kumwe abaturutse mu karere ka Gisagara, Ndungutse Gerard na Nyiraminani Jacqueline, nabo hari ibyifuzo bashaka kugeza ku bateza amatwi. Rukundo hari ibyifuzo bashaka kugeza ku bateza amatwi ikiganiro cyacu, ariko iminota ntabwo irimo idukundira, wenda duhumwe atuvugisha amasegonda. Murakoze, nitwa Ndungutse Gerard mu murenge wa Gishubi akarere ka Gisagara. Ndi umuhinzi mu by'ukuri ntangarugero, ariko nshimire Rwari na PAM kuko mu by'ukuri aho batwegereye niho turi gutera imbere gusumba uko twari tumeze.
ariko ikibazo dufite ni cy'amafumbire arushaho kugenda yiyongera uko bukeye, ugasanga ifumbire yagiye niba yaraguraga 450 iri kuri 500 600 gutyo, n'imbuto z'ibigori ugasanga ziri kwiyongera, nabyo bikaba imbogamizi ku bahinzi. Urakoze cyane, nawe baragusubiza Rukundo, ngira ngo twabarikura noneho tugakomeza n'ikiganiro cyacu. Urakoze cyane. Aho rero hari mu ntara y'Amajyepfo, ariko noneho n'ubundi tukiri mu ntara y'Amajyepfo, reka twerekeze kuri mbere yo kwerekeza mu ntara y'Amajyepfo, reka tubanze tujye mu Majyaruguru kuri Energy Radio, naho dusangire ibitekerezo. Muratwumva neza? Turabumva. Mwiriweho mutangire. Nitwa Musuke Patrice. Batuke mu karere ka Burera Burengera Rugendo Ngabare. Perezida wa koperative Kopasero. Mu by'ukuri muri iyi sezo B y'ibishimbo dufite ikibazo kivuga ngo abaguzi bo tuba bafite, dufite amasezerano n'umuguzi ko tuzagemura toni 10. Ariko nabazaga ngo hari ibishyimbo by'indobanure n'ibishyimbo bivanze, igiciro cyaba ari kimwe. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, ubu ngubu hariho abasaruye bitewe n'agace kera vuba, ariko twebwe mu karere ka Burera ntabwo turasarura. Mwadusangiza igiciro cyaho basaruye aho kigeze? Ibyo nibyo bitekerezo nashaka kubaza. Ikindi ni ukuvuga ngo twashima kuri sezo A y'abashyigori, kuko twebwe koperative Kopasero yacu twagize umuguzi witwa AF yaratuguriye, aho twe twasinye amasezerano toni 30, buno tukaba twaragemuye toni 68 na 883. Urumva ko abaguzi twe tuba bafite nta kibazo cyari, kuko tuzagusinya amasezerano tutari twatanga umusaruro, kuko abaguzi tubabona mbere. Patrio, mva nkubwire noneho reka twitse gato dutange umwanya badusubize kuri bino bibazo. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Aho ngaho twari turi mu Majyaruguru kuri Energy Radio. Hanyuma ngira ngo n'ubundi ibibazo mwabyumvise muri studio, ntabwo ndi bisubiremo, babajije ibibazo mwabyumvaga, ariko mbere yo kugaruka muri studio reka tubanze twerekeze no mu Majyepfo kuri Radio Huguka, mu kanya turebere hamwe naho twakire ibitekerezo byabo. Twakira ibitekerezo byabo, biramutse bitadukundiye turaza kubyakira mu kanya uko biri buze kudukundira. Ahubwo reka nakire wenda Olivier tubwire. Olivier, tangira udusubiza ku bibazo baba babajije. Mu bibazo babajije reka nsubizemo ikibazo kimwe kijyanye n'igishoro cyabajijwe na Jyambere Muhinzi. Ku bintu bijyanye n'igishoro, ubundi iyo turimo gutegura sezo, kimwe mu bintu dukora ni ukwicara tukabara igishoro. Ni ukuvuga ngo tukareba ibyashowe, umuhinzi yashoye, n'ibindi byose bikeneye, ndetse tukanamwongereraho inyungu, kugira ngo mugenzi wanjye Bernard igeze kubivuga ku bijyanye n'amafaranga meza dutanga muri iri huriro. Kimwe mu bintu dukora iyo dutegura sezo nuko tubanza kubara icyo gishoro. Rero ako kantu ntago nakumvise neza impamvu yavuze ko igishoro batakibona, kandi mu by'ukuri ari kimwe mu byo dukora. Urakoze cyane. Reka twongere twerekeze kuri Huguka turebe yuko umurongo wa telefone udukundira. Mwiriweho? Yego turabumva. Murakoze cyane, muratwibwira hanyuma muhite munatubwira igitekerezo cyanyu cyangwa se ikibazo. Yego dufite abahinzi baturutse mu Ruhango na Muhanga, ariko mu rwego rwo gucunguza uburyo umwete reka twakira abahinzi babiri wo mu Ruhango ndetse na Muhanga, reka duhere Muhanga. Hanyuma ariko baragenda batubaza ikibazo kimwe cyihuse. Uratwibwira uhita unatubaza ikibazo cyangwa se igitekerezo. Tubanje kubashimira. Nitwa Mukaniyonzima Bereta.
nkaba ndi presidente wa koperative Korubeho Keza mu karere ka Muhanga. Ndashimira cyane radio idufasha cyane mu mahugurwa yo gufata neza umusaruro ikaduhuza n'amasoko. Rero ibibazo twebwe dufite ntabwo ari byinshi, ibibazo twakagize ni by'amasoko, ariko dufite isoko rya Eyagisi ritugurira umusaruro neza, ndetse bakatwoherereza n'umukozi uza kureba uko umusaruro umeze mu bwiza ndetse no mu bwinshi. Ariko gusa wenda ikibazo cyaba cyabonekamo no gutinda kwishyura, ariko nabyo ntabwo ari cyane kuko no kubera gahunda impamvu z'icyorezo cyabayeho, ariko ibindi biragenda neza cyane kuri gahunda y'ihinga ry'ibigori muri sezo A. Urakoze cyane duhe twabonye umusaruro navuga ngo urashimishije ngereranije n'ikibazo twari dufite. Hanyuma duhe na mugenzi wawe nawe atubaza ikibazo. Yego nawe yabaza. Murakoze. Urakoze cyane. Twihuse cyane, witwa nde, igitekerezo cyangwa ikibazo? Murakoze. Nanjye nitwa Nyandwi Randuwari. Mpagarariye koperative y'abahinzi bigori ndetse n'ibishyimbo yitwa Impakumu mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana. Turabanza gushimira rero radio ndetse n'ihuriro Fatima. Ku ruhande rwacu nka koperative hari byinshi bagiye batugezaho mu gufata neza umusaruro, mu kudushakira amasoko, rwose tukabyishimira bikatuneza kuko nta na rimwe twize tubura isoko ry'umusaruro wacu. Ariko kandi hakaba hari n'icyifuzo twebwe twagira ngo tugeze cyane cyane kuri bari abaguzi, kuko twe tugurisha na IF. Murabona muri bino bihe twarahinze haboneka ibiza by'amahindu ndetse n'imvura, ibishanga byacu dukoreramo biterwa n'umwuzure, haboneka bikaba bituma haragaragaye hazaboneka umusaruro muke cyane muri uku kwezi kwa karindwi, ndetse nabo kugira ngo tuzawugeze hahandi basanzwe baza kukura kuri stock yacu bujuje ubuziranenge, bitewe nuko hari ibikorwa remezo byagiye byangirika nk'amateme cyane cyane dufasha gupakira umusaruro tuwugeza kuri stock, biragorana. Ni iki badukorera kugira ngo gukusanya umusaruro tuwugeza aho ugomba kwakirirwa ucyuje ubuziranenge bitworohere. Ikindi fuzo nagira ngo mu ihuriro Fatima cyangwa se na radio muri rusange badufasha no kugira ngo bakoze kuba badukorera ubuvugizi. Twihuse cyane ni ikihe twafashwa gutunganyirizwa igishanga dukoreramo, kugira ngo nibura muri sezo se hajye haboneka uburyo bwo kuba bwakuhirwa kuhira ibihingwa kugira ngo nabyo bibyazwe umusaruro. Murakoze, ndumva ibyifuzo byanjye. Urakoze cyane. Hanyuma reka tugaruke muri studio, mugiye kunyemerera abatumirwa mukoreshe buri muntu nibura umunota umwe wo biri bukundire cyangwa se amasegonda, ariko buri muntu agenda asubiza nibura ikibazo kimwe yagiye abazwa bitewe n'uburyo cyabajijwemo. Ndeka mpere kuri Olivier. Murakoze cyane. Ndibaza yuko yanisubije mu kibazo yari yavuze kijyanye no gutinda kwishyura. Nibaza ko imbogamizi zabayeho zatewe n'ibihe bidasanzwe turimo, aho twasabaga ko twishyura hakoresheje ikoranabuhanga n'iki, ugasanga rimwe na rimwe ko batabisanzwe babikoresha n'ikibazo. Urebye n'icyo ngicyo. Urakoze cyane. Turimo turagana no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Moses, ni kihe kibazo baba babajije, muniteguye gute kugisubiza cyangwa muragisubiza mute? Ni muri rusange ibibazo babajije byebandaga cyane cyane ku guteza imbere umusaruro. Zifite mu ntara y'Amajyepfo bavuga ngo kongera igiciro bashingiye ku gishoro cy'ishwagara n'ifumbire. Minicom buri gihe tugiye kwinjira muri sezo ishyiraho igiciro cy'ifatizo baba kibarwa bashingiye ku gishoro mu gihugu umuhinzi wose aho yaba ahagaze, yuhiye yakodesheje umurima yaguze imbuto donc bikabarwa tukongeraho n'inyungu za banke ku bakoresheje amafaranga yose ayakuye muri banke, akongeraho n'inyungu y'umuhinzi. Igiciro sinavuga ngo ni gitoya cyangwa ni cyinshi muri business, igiciro gihora
ugurisha ahora ashaka kubona menshi ariko ubwo nyine inzego zitandukanye zazabiganiraho abavuze ku bijyanye n'ikiraro kugira ngo bakusanye umusaruro ni ukuvuga gukorana n'inzego za leta zikite za leta abashinzwe ibikorwa remezo abo mu turere n'imirenge tukareba niba umuhinzi afite umusaruro utamugwaho kandi abawukeneye bahari. Murakoze cyane Belanje umunota umwe nanjye ndahita nshyiraho ikibazo cyanjye. Ibibazo by'abahinzi wabyumvise ndetse n'iby'abaguzi nabyo urabizi, ndagira ngo usubize ikibazo wenda baba babajije ufite ariko unatubwire uburyo mugiye gukurikirana ibi bibazo izi mpande zombi zigaragaza. Urakoze cyane, ngira ngo hano icyo navuga ngira ngo naho umurongo turiho tuganamo no gufasha umuhinzi kuzamura umusaruro. Ndibaze ko n'ibibazo bivugwa kuvuga ngo dukoresha wenda ishwagara bigatuma bizamura igishoro, kuvuga ngo ifumbire rihazamuka cyangwa se igiciro cy'imbuto kirazamuka, ibi byose bishobora gusubizwa nuko umusaruro wazamutse. Ngira ngo umusaruro nuzamuka kabone n'ubwo igishoro cyaba cyabaye kinini umusaruro wazamutse n'ubundi umuhinzi arunguka. Icyo rero nacyo natwe dushyiraho imbaraga kugira ngo bikunde. Ikindi nanone nuko hari wavuga ngo wenda ntabwo tubona ku gihe abaza gupima umusaruro wacu, ariko aha naho icyo dushaka cyane ni uguha imbaraga aya makoperative. Ntategereze buri gihe iteka kazabona umuguzi uzazana umutekinisiye kugira ngo asuzume ibigori, ahubwo bakagira n'ubwo bushobozi bwabo bwo bavuga bati twebwe twapimye twejeje twafashe neza umusaruro, naza n'ubundi icyo azabaje ni ukwemeza gusa. Icyo nicyo twifuza, niho turiho tuganisha amakoperative dukorana nayo. Ngira ngo muri rusange nibyo navuga ku bibazo byabajijwe. Ikindi wenda warumbajije ngo turabikurikirana gute. Tubana mu ihuriro abangaba n'abavandimwe, duha uburenganzira bungana haba umuguzi haba ndetse n'ugurisha. Niyo mpamvu buri gihe turabahuza tukaganira nabo, ibi byifuzo byabo rero turabyakira tukabishyira ku munzani tukabiganira nabo kandi tukagenda tubishakira ibisubizo. Ngira ngo twe turahorana ku munsi ibibazo byose tuzakomeza tubishakira umuti. Murakoze. Urakoze cyane Bernard, nibura amasegonda 30 urihangana we nguhe make nk'inkwakuzi nawe ugira ikintu tubwira cyaba ikibazo tunagana ku musozo. Wenda reka mvuge ku kibazo cyari kibajijwe no muri Ruhango muri koperative tw'impako mu Rando, kijyanye n'uko ibikorwa remezo byabo byapfuye kubera imvura yabyangirije harimo ibiraro, bityo bakaba bafite impungenge z'uko umusaruro wabo utazagera aho basanzwe basarurira. Mu buryo tuguramo tugura ibigori nk'intete mu buryo busanzwe n'abandi bose baguramo bamenyereye, ariko tunagura ibigori bidahunguye tukabigura biri ku bitiritiri. Ibyo rero kimwe mu byo bifasha ni no kugira ngo hanakemurwe ikibazo nk'iki ngiki, kandi n'ubundi mbere y'uko dutangira kugura dusura abahinzi kugira ngo turebere hamwe ibikenewe kugira igihe cyo kugurisha kizagende neza. Ndabizeza ko mu cyumweru gitaha tuzaturi kumwe nabo. Murakoze cyane, turimo turerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka mbashimire mwe mwese mwadukurikiye. Ni ikiganiro twaganire duhuza abahinzi ndetse n'abaguzi b'imyaka yabo, ariko iy'ibigori ndetse n'ibishyimbo. Mu by'ukuri mwakoze cyane. Ni ikiganiro mwari mwateguriwe na Market to twari twagiteguriwe na Farm to Market Alliance, mwakigejwe nanjye Asumani Twahirwa. Mukomeze mugire ibihe byiza.